Soso. Karame. Meze neza se? Meze neza. Akose kwajya ngura hano. Hano ubundi ndi hano njyenyine, abana ntabahari. Abana bagiye ku mashuri bose. Nibyo. Uzi ko bivuze. Hagiye gushagarira. Rahira. Kumva turi hano babutu. Twenyine. Kugira ubushagarira kubera iki kandi mpari? Waje tukagenda nkajya kukwereka aho uruhukira. Reka mwana pantaro nigeza hano byibura. Murefu akajigijwe none. Ariko se wowe bite ufite ubwoba? Ufite ubwoba bw'iki? Kandi ufite ubwoba pe. Ntabwo bikora neza. Nshobora no gusoza ikize no ku munwa gusa. Murarwanira n'imbere y'umuyobozi none se ari kwadimira se ejo bundi ntabwo yibye nyina ni mutuzi ikibazo ndora amasaha yanagiye aravuze uyu mugabo ngo ikibazo ngo yagikemura n'umugabo wese cyangwa n'umuntu ugira cyangombwa nako uko byemeza kose n'akazi kawe cyangombwa nuko ari gushaka nuko nashaka yakure mu ijuru ibyo ntabwo twabitura niba kubwira ikibazo ukuntu kimeze Nese Soso. Ngo kimwe giteye. Ikibazo ukuntu kimeze, naje nshaka inzu yo kugura. Nyikeneye nkoresha no mu komisiyoneri bamwita Rosine. Hanyuma uyu mukomisiyoneri ampuza n'uyu mudamu. Uyu nguyu n'ushinzwe umutekano, uyu n'umukobwa w'uyu nguyu. Hanyuma rero tuza kumvikana ariko nyirinzu yari yatuye umukomisiyoneri, gahunda zose yari yazihaye umukomisiyoneri. Tuvugana yuko inzu nzayigura miliyoni 80. Muri izo miliyoni 80 mbabwira yuko mfite 76 mbura henye. Aragenda bibwira nyirinzu. Nyirinzu aramwemerera ati nta kibazo nakwemera kubakoko. Ubwo umukomisiyoneri anca miliyoni 1 n'igice. Ariko muri izo miliyoni 1 n'igice mu 500. Hasigara miliyoni 1. Ubwo nukuvuga ngo nyirinzu namusigaye menye ndayashaka musigaramo miliyoni 1. Zose hamwe zikabisha. Ubwo neshana. Uyu munsi rero nagiye kubona mbona baje kunyishyuza baza bantunguye ntabwo nari nzi ko bari buze ariko nta kugutungura birimo gerageza kwimubwira neza amezi abaye 3 kandi twari twarumvikanye kwezi kumwe gwe twagutunguye gute twarazaga umuzamu agahita ambwira ngo ngumva ngo mabuja ntawe uhari buri munsi mabuja ntawe uhari ese mabuja aboneka ryari muri urwo cya kizamu gisuzugura akanuka ntemera nkagenda uyu munsi rero nemeje ko ngomba kuyakira None se Soso. Niko biri mwa mutwa kwezi kumwe. Ntabwo yigize ampa intere y'igihe nzamwishyurira gusa ikigaragaye niko baje nta nabyiteguye ariko ndemera neza ko deni ndi bari kwishyura. rero amafaranga n'abantu ngiye kuntu ndaza gukemura iki kibazo mugomba kubishyura amafaranga kuko urumva iki kibazo kimaze igihe kigera mu mezi 3 ubundi iki kibazo cyakabaye cyararangiye bidatwaye n'ukwezi None icyo mbaza burya amafaranga ntabwo ari ikintu umuntu ahorana. Sinzi niwe wenda mwakwihangana. nta kwihangana ibintu n'ibindi miliyoni nizo nshaka nkwigendera nagabanyije urusaku Okay. Mwivugira rimwe kuko muvugiye rimwe kugira ngo twumvikane biratugora. Ngo urashaka? je nshaka miliyoni yonyine havanga nkwigendera ariko n'abavandimwe banjye nabo kugira ngo nzajye mpura nabo oya ikibazo cyawe n'icyawe ku giti cyawe wivugira abandi ariko reka mbavugira kuko ni njye abahuje uzikari wayaduhuze uzikari njye abahuje ntabwo naba nitwa uziko nayo masezerano ari wowe yatubwiye ahubwo se bayamuhaka turengana ntabwo byashoboka Burere iki kibazo nikirangira kitakemutse ntabwo twitabaza ubuyobozi bwo hejuru babwira umuyobozi w'umudugudu dufite amafaranga twabishyura None se basi urayafite se muyafite he ntabwo wayatwara mwacecetse zira miliyoni watwaye ni nkeya yara muvugira rimwe bite byanyu mwivugira mu buyobozi twishyure nyine twe twitahire
none se yego waba ubaye nk'ibihumbi nka 500 oya ndashaka yose pe kuko ndaza hano zamu buri gihe akamfata uko ntashaka nongera ngo barera mbere y'ibi mama kuyacyubura yose ndava hano ariko nyabonye okay reka mbabwire reka icyo twikemure dutya ndumva mwakane nukuri wowe miliyoni reka nyiguhe nta kibazo niyo nshaka noneho wowe n'amafaranga menshi ntawe nagendanye ntawe mfite kuri telefone basi wakwihangana tukava hano tukajya kuri banki nkayagura byo nta kibazo niba ufite n'ingingimira wenda tujyane n'ushinzwe umutekano kugira ngo wenda icyo umenye buriya abagabo ni ibyo nta kintu bitwaye nta kintu abagabo ni bitwaye abana beza rwose ibyo ntibikemutse barangurira agakanzu abagabo Nta ni kintu abana na kimwe beza ntabwo. birumvikanye abana banjye munsi sinababwiraga ngo muri uru rugo ntabwo amafaranga nkayo yahabura reka nubona ko ari uko cumi na kumwe ubundi aba bantu uru wanabwirwa n'iki kuri uwo ni ukuri pe ni uko mwazaga buriya amafaranga batayifite muri Amerika ntabwo bigira ntabwo amafaranga yabagaza ariko bano bantu bano bagira bantu kumva nyine mbabwira ariko se mwari kumvikana mwarekeye ikibazo muvugira no mu buyobozi umutekano wacu nyine ubwo nubwo ntanazi ngo niba ari iki kiwe muri uru rugo ni inyangamugayo no ku kagari barabizi ibyo rata ufite kode se mu nyabushe cyangwa ufite nimero nimero ko bakata menshi none shabaye ngubuze ndayica umujyi bayakata ari nta kare nimero ya konti se ufite ngo babe ariyo bayashyiraho ntayo ni nimero gusa yose ubwo nyine nta kundi none ntajya birakureba hose se sawa nta kibazo nta kibazo reka baya mbwira nimero zawe zeru karindwi shyiramo nimero zawe azishyiremo ahubwo ni hose reka runo rugo ni wese inyangamugayo sibyo rata ni urorokera inyangamugayo iyo niyo baza bitonze nkunda yuko aba bantu batajya batubura mukamenya ko tubatuje ubundi ntabwo bano bantu bajya batubura natwe tuzubakiza namwe mureke ndi kwiga na mukuru wanjye ari kwiga natwe tuzubakiza ariko se ariko siko twamaje reba ko yanditse neza ese ko twemeye ko tubishyura muri kudushakaho icyo muri Amerika se sindeba ari ngo ufite undi aba muri Amerika we arewe insengero zinshi insengero zindi sawa message iraje unyereke na message abana niba ari uko baba bari gutongana bapfuye noneho ubwo wowe yo tugenda tugeze ubuze siko tugenda bose mbabwire kugeza iki kibazo mwumve mbabwire se gike reka tujyane n'umutekano tujyane na komisiyoneri komisiyoneri se we wowe naza tugende okay sawa nta kibazo yego niturangiza turaca kwa noteri nta kintu bitwaye rwose ibiraba bisigaye ni ibyawe ntabwo ibyanyu bibaye bindeba sawa tugende inzira yabazanye ariko kugira umugabo ni byiza bifite agaciro we umugore wundi sinshaka kureka uwo nakunze kandi naramuhisemo mubona waretse shashiri wanjye wivuga nabi ndashaka ko duha Kadiro sibyo Kadiro kinyabaki numva nkubwire ikintu wowe uri bunsabe icyo ari cyo cyose ndakigwa ariko ndashaka kuguha Kadiro ndabizi se amafaranga uhembwa hano ndayayobewe urayazi se ako kukibaza ibintu baburetse ndayazi nyine numva nkubwire sibyo nshaka ko umbwira ikintu cyose uzashaka cyangwa ukeneye ariko ujye umpa amakuru buri munsi ya mama Desi kandi nukuri nzagushimisha icyo uzansaba cyose uriya rega ntabwo nzi diro ese kuki ushaka kunjyana muri njyewe ninjye ubikwemereye nzaguhemba pe ibyo wifuza byose nzabiguha kuvuga ngo yanakwirukana ese wewe hano kari kwa musaza wanjye ariko njyewe ndashaka ntabyo nzi byanyu ntabwo mbizi wimvanga mu umva sheri wanjye nyine umva nkubwire ariko camake ya ninjye ubikwemereye humura ntibazabimenya sibyo ntabwo bazabimenya ninjye nawe iryo banga tugiye kuribikana kandi ukajya unsaba icyo ushaka ku buryo yaba ari tesi yaba nta muntu uzamenya ko njye nawe ari ikintu tuziranyeho sibyo shaho ibyo ngibyo mbanza umbwire iyi mpamvu bishaka cyangwa se nta yindi mpamvu sibyo urabizi ko musaza wanjye adahari sibyo ariko kuba adahari yagiye se ibyo kutabiga ari mu kazi ari mu kazi none se ugenda kubikubwira n'undi mutima mubi aho hari ni ukugira ngo tumenye imikoranire myiza mu rugo ari abana bahaba ari umukozi uhari tumenye niba ufatwa neza
njye ariko ninjye byisharijaho kandi numa ayo makuru nzaguhemba bishimishije ku mushahara wawe nzajya nongeraho umushahara wimbura wize nyine se siyo mpamvu ndi hano kugira ngo umbwire sibyo kandi nubinkorera basi ko tamuhano niba unyemereye ntabwo ndakwemerera none se ubwo ntabwo ndakwemerera kuko uriya dufite byinshi uriya mubere mu rugo ni gute naza nkamwemerera none se ntabwo tubana hano njyewe urabona abana ariko wowe nawe harimo differa byumva kandi njye ndimo mubanye neza none se ku buryo wowe mukozi wivanga mu bintu byo family kuki se ushaka kuza kandi ariyo mpamvu ngira ngo njye nawe reka tuganire sibyo katwere kurakaranye kandi nzi neza ko kuba uri hano nuko tukubaniye neza nkubaniye nabi ntago wahaba n'abana bakubaniye nabi ntago wahaba nuko twese twuzuzanye sibyo nta kintu nenda kumutwara nukugira ngo na musaza wanjye aha nari mukaza batekanye abana bari mu rugo babone ko bameze neza nta wundi mutima wabanze umbwira icyo ushaka mbere ya icyo nshaka nta kindi no kumenya ngo hano amakuru ahari ninde uhagenda mu gihe musaza wanjye atari yaza ushaka umuntu yagenda umupapa umumama sibyo icyo nashakaga ntucyumvise kugira ngo tuzajya atubangamira n'umukozi kugira ngo usange ejo n'ejo bundi abuzayo kwishyura sibyo ngaho ariko zuko ejo bundi none urashaka kumvanga n'amabuje tumaranye igihe koko ntarako kandi nawe washa wanyemereye it's okay ariko niba haje umugabo aje kumusura se wenda siko ibyo wabiretse kubyinjiramo basingiye unyemerera akantu nakwemerera nzakaguha were kungura katwere kujya mu bintu byinshi hari ikintu nashaka kukubwira njyewe uriya musore twahuye cyagiye bwa mbere tukaba twarongeye tugahura tumubaza kwa rwa rw'iwabo ati savuyeyo ngiye naramukunze ko namukunze ubuhe ke wa wundi cyagiye twahise ari nijoro avuga ngo agiye ku kazi cyagiye tugiye hahandi dufite inzu yacu ariko ubundi ke ubundi ugira isoni umwe waduhaga amakuru y'ahahandi niwe umbwira yego mukundana gute naramukunze ngo kugira ngo bigende guteze nyina mbere umukunzi mfana mami nawe ngo wagiye ureka uriya muhungu wabonye yakumarira iki cyangwa urashaka gutera ni umusitari we sushona twumvikanaga ariko kuri iyi nshuro ndanakwanze ariko mami oya urabona yambera umukwe oya ntunyange ni mwiza ni n'umusitari oya mbabarira ntongere kumbwira ruriya rwavu mami waretse kurakara ukabyemera urwavumbasi buriya wamukunze hehe ni mwiza afite n'inyinya yego uzabanza ukurikirana amakuru y'inyinya uzambwira ese mami sinkuse urakuze ariko umukwe nshaka ntabwo ari uriya nta soni ushaka umukwe uzaba umeze ute hakundi ke ugira isoni urakomeje mami nibyo cyangwa wabuze ikindi kiganiro unganiriza nubwo nabonye asohokanye na tesi ariko ka tesi ntabwo kandusha n'ubwiza n'iwabo baranambura kandi yanyemeye ukaduha yanzu no kumuha inzu birimo sinakurahiye abakwe baragwira ke nta kintu nk'ejo nawe ni umukire oya nasi ko ariko nari ncitswe oya rwose mami byemere nzakubera umwana mwiza ariko ubundi ke wigeze ubona aho umuntu ahinduka intare sha ibyo bintu wabiretse ndi mukuru yewe nayo uri gukeka ko yananera inda ntabwo twabikora ikibazo ni ukuri mukuru ntabwo twabikora umuryango nkomoka murawuzi yego ntabwo uwuzuzi ntabwo wambwira wa musore musi si mwiza wenda nawe iwabo ni mubakire ke ntabwo namukunze njyewe naramukunze nakubwiye ngo ntabwo namukunze nushaka uziyahure mami njyewe naramukunze nakubwiye ngo nushaka uziyahure ushaka kundakaza nawe nubwo nzongera nundakaza nzanga no kuba umwana wawe baba we uzarorere genda ntabwo abana bakunda yari ari kundeba twanarenze ari gupipira ariko ubundi ke ugira isoni naramukunze uzi n'ikindi va hano ugende hanyuma asigare ntekereza wayagenda ubwo buzanga uzareba ahantu bujyana umugore wundi sinshaka kureka uwo nakunze
meze neza. Akazi se byifashe gute? Ya akazi biragenda bimeze neza. Ndabona umaze kumenyera cyane ibintu byose wabishyize ku murongo, isuku n'isuku. Urabona ko nyine ibintu bigenze neza bimeze neza. Yego. Meze neza nawe? Nanjye meze neza. Nishimye mbona nawe kubuze. Ahubwo twagiye hehe naho wari wigiriye gusenga? Nagiye gusenga. Nyane nkuhamagaye. Nashaka kukubwira kari kandi ku mutima. Yego. Hagati se mukobwa mwiza. Nakakubwira. Reka nicare. Rega umukozi nawe n'umwana nk'abandi naho umuntu agomba kumutega amatwi. Unyihanganire. Nta kibazo. Yego. So mbabarire ejo bundi sinakubwiye ko mfite ibibazo byanjye byose. Ibibazo bijyanye n'iki? Rega nawe wambwiye byinshi mwana wanjye. Nyine ko nakuze. Yego urabizi papa w'abana aho yahungiye. So rero nyine we ntabwo nakubwiye byinshi. Baba tukubangamira se? Oya we oya. Ese cyangwa ukanyina baba bakubangamira? Oya turanumvikana cyane ahubwo nuko nyine nashakaga kukubwira yuko mfite mukuru wanjye. Sinakubwiye ko mfite mukuru wanjye na musaza wanjye turi batatu. Warabimbwiye. So rero ukuntu byagenze nagiye kuvoma gusoma bari nyangane ngiye buri kimwe cyose ndakikubwira kuko mufata nka mama wanjye. Oya humura mama. Humura. Ubuzima wabandi waretse umugore wundi waretse umugore wundi waretse umugore ngiye ndi kuza gutya nawe ari kumanuka mpita ngongana nawe afite akafuka ariko baramukubise kuko sinakubwiye ko yari yagiye mu kazi k'uburaya nawe nyine nazi ibyiwe. Baramukubita barangije kumukubita yaje anyereka ibisebe ubwo ngubwo rero nanjye nzige mu genda amubwira arambwira ati akazi karananiye naje gukora ariko mfashe ndangira akazi akariko kose anawe kuko ati rero mfite mama ngiye twibanira nkora akazi ko mu rugo so nanjye wandangira. Ubwo ngubwo rero naramubwiye ati ndakubariza mabuja ntumve icyo mbwira. Uri kumva? Hari umudamu w'inshuti yanjye ukeneye umukozi wo kumukorera muri stock yiwe. Harya ntiwambwiye ko yigeze agera mu ishuri yize segonderi? Wari warambwiye ko agarukiye mu wa kane. Ndakeka ibintu byo gushyira ibintu muri mashini ku izo transaction ndumva ataziyoberwa. Ndaza kukubariza turashakisha n'ahandi hose hatandukanye ntumura. Nabo bafashe nk'abana banjye kandi n'uwo mukuru wawe humura wamufasha nawe rwose Imana yanjye nta nubwo afite ahataha n'inzu ahubwo bagiye kwiyemeramo. Oya humura njye ndizera neza ko umudamu w'inshuti yanjye ari budufasha. Aradufasha byizere ko yakabonye akazi. Yosha ni byiza rero ndaje turavugana nawe ndamuvugisha numva ukuntu bimeze numve niba noneho uze kumuhamagara aza tugirane ikiganiro kuko ntabwo wafata umuntu ngo umushyire umuntu w'inshuti utazi uwo muntu umushyiriye. Tugirane akantu k'ikiganiro hanyuma twumve uko bimeze hanyuma ubundi ngufashe kandi ukajya wihererana ibibazo. Uramuterana ibibazo mwana wawe. Urakoze cyane. Umutima mwiza. ibibazo biragwira waretse
umugore wundi. none se umva umukobwa wanjye Fiona, hanyuma se uyu nguyu ni wa mukuru wawe? ni wa mukuru wanjye. niwo unzaniye? naho ku makuru umeze gute se mwana wanjye? Fiyo, humura nta kibazo, umwana nicara agubwe neza, agubwe neza cyane rwose. Ugenda umwereke icyumba araramo, umwereke amazi akarabe, umuhereze ibyo kurya, uribe no muri firigo umuhe Joyce. Murakoze cyane mama. Ariko disi ndabona ugira n'ikinyabupfura. Humura ibyakubayeho byose uraza kubyibagirwa. Kuba wageze ahangaha byonyine, humura wageze ku mubyeyi. Ufite abakobwa nawe bangana nawe. Reka mujyane. Isi nayo igahinduka, abantu nabo barahinduka. Ese kuki mubikora? Ubuzima Meze neza se? Meze neza. Ako se wagira ngo uri hano nyine? Hano ubundi ndi hano njyenyine, abana ntabahari, abana bagiye ku mashuri bose. Nibyo? Uzi ko bivuze nkagira ubushagarira. Rahira? Kumva turi hano babi twenyine. Ugira ubushagarira kubera iki kandi mpari? Waje tukagenda nkajya kukwereka aho uruhukira. Tugira ikibazo ndahari. Biri serious? Yes. Nukuri. Ntukagira ubushagarira. Maze najyaga mbukuvura na kera ukanswe ubu ngubu tugende muri ikibazo kimwe gikomeye, nta kibazo. Yego. Ko wireba se? Uya ntugire ibintu birebire ureba, nta kibazo tugende. Tugende umugabo n'uwo bagusha neza. Tugende rwose nta kibazo. Urabizi neza ko abana bagiye ku ishuri, umwe yiga Inirac, undi yiga i Butare muri university. uribuka cyagiye ukuntu batuwe gito. Ubu ndabikurikirana rero. ibibazo biragwira, waretse umugore wundi. Sinshaka kureka uwo nakunze. ni ukuri pe twakaba tujya ahandi twera muri hoteli twera n'urugi ariko ntabwo bikwiye. Ntabwo wagenda ufite ikibazo ugomba kubanza nkagikemura. Nibyo ariko ntitugire akamenyero soso sibyo. Ugomba gukemura ikibazo gikomeye, urabizi twakinnye urukundo ruraturyohera, nta mpamvu rero yo kugenda wasinze urukundo, ugomba kubanza nkakemura icyo kibazo. Niba ariko ibyo dukora ntabwo biri feya soso. Okay, basi ubutaha tuzajya muri hoteli nta kibazo, ariko uyu munsi ikibazo wo kugenda ufite ikibazo. Kuramo nta kibazo, kuramo sheri. Cyangwa mano ipantaro nyigeze hano. Cyangwa nze nivugurire urabona birenze. Reka mano ipantaro nyigeze hano byigwa. Nkore vuba kajigijwe none. Ariko se wowe bite ufite ubwoba? Ufite ubwoba bw'iki? Kandi ufite ubwoba pe. Ntabwo bikora neza. Nshobora no gusoza ikizina nko ku munwa gusa. Yeah!
biragwira waretse